Gasasira niwe dogiteri ucekinga abantu bagiye gukora migration. Hano bagarutse kuri ya ifoto nayo babwiye ukuntu igomba kuba imeze, igomba kuba ekara, igomba kuba focus, igomba kuba za inch za 2x2 cyangwa ifite 30mm to 22mm, ariko nkuko nababwiye abantu bazi gukata 2x2 inch biroroshye cyane rwose. Don't worry, niyo uri kuzuza green card arano bakwereka photo tools ushobora gukoresha. Ugomba kuba nta rineti, ugomba kuba imyenda nyine imeze nk'ama uniform, ntabwo iba yemerewe kuba wakambara uniform mu gihe ugiye gufata ya foto, uretse wenda imyenda y'idini nyine nka imwe nababwiye abisilamu. Nta ngufu bikenewe, nta bitambaro, mbese igomba kuba ari ifoto ya nyayo. Ubango nababwiye ibintu byibandaho cyane: ntugomba kwambara igitambaro, ntugomba kwambara ingofero, ntugomba kwambara rineti, ntugomba kwambara imyenda y'uniforme nyine nk'umusirikare cyangwa umupolisi. Ugomba kwambara imyenda isanzwe mu gihe bagiye gufotora foto, kandi n'amatwi akaba agaragara neza, kandi ukaba uri focus. Mbese umuntu ufata ifoto igomba kuza iri straight kuri kamera. Ifoto igomba kuri muri format ya JPG, kandi ikaba itarengeje kilobyte 440 mu gihe ugiye gusaba meeting. Ikaba ifite pixels zitarenze 600 kuri 600. Hano hari agasoftware keza cyane dukoresha nimugire ikibazo mu gukata, ukibuka kari inchi ya 2 kuri 2. Kandi abantu mukoresha amafoto asikanye, cyangwa iyo bavuga amafoto asikanye ni kuri ufata passport yawe ukongera ukayisikana muri printer. Igomba kugerageza nimba resolution y'iyo foto itagomba kujya munsi ya 300 kuri inch cya pixel ya 12. Ariko si byiza gukoresha amafoto asikanye, ni byiza ko bagufotora ifoto yawe bwite nziza, nshyashya, mupya, igaragara kandi yujuje ibisabwa. Ibi ni bijyanye n'amafoto, kandi bagomba kugufotorera ku gitambaro cy'umweru. Aha ni ibibaza byinshi twagiye tubivugaho, ntago mbitindaho mbisubiremo cyane. Ngomeze nifuriza amahirwe masa abantu bose bazagerageza amahirwe uyu mwaka ya green card, kandi ntibumve ko igihe cyose ukoze green card umwaka uvuga ngo umwaka utanza selecting. Ushobora no kuyikina imyaka irenga 20 ukaba selected ku mwaka wa 30. Ikindi kintu, abantu mufotora amafoto ya green card rwose mujye mwibanda cyane kuri ibyo bintu: nta ngofero, nta rineti, nta gitambaro mu mutwe, uretse imyenda yonyine y'idini nka Kisilamu. Iyo myenda niyo nyine ishobora gufotoranwa uwo muntu ugiye gufotora iyo foto. Turabyumvikana. Abana ugerageza nyine ukabashyira ku gitambaro cy'umweru, bo ntabwo biba birenze cyane ngo bikomere, ariko nabwo uragerageza. Ababyeyi bo nk'abantu bakuru cyangwa abantu barengeje imyaka nyine 18 bajya gukora application, bagomba kuba bahagaze straight. Ikindi, hari uburyo bwo kongera amahirwe ya green card: umugabo agakina n'umugore agakina, aho umugabo yohereza ubusabe bwiwe agashyiraho umwana n'umugore, yarangiza n'umugore nawe agakorera ubusabe bwe agashyiraho umugabo n'abana, ku buryo yumwe abaye selected atwara undi muri State of America. Abasore n'inkumi babasheri, sheri wawe arapplyinga, nawe ubwawe ukapplyinga, noneho sheri wawe yatombowe uba wemerewe kuba mwahita mubana byemewe n'amategeko, akazagutwara. Noneho ibyo nabyo byongera amahirwe. Ngo nimba ufite umukunzi wimubuza kwa applyinga, ahubwo mwese mwakapplyinga, ukapplyinga nawe ukapplyinga, pfa kuba yujuje mwe bisabwa twavuze, harimo amashuri 6 yisumbuye cyangwa experience. Ikindi, ya foto ikaba iri buboneke. Ikindi, akaba avuka mu gihugu cyangwa atuye mu gihugu cyemerewe gukora migration visa ya green card. Yari Mbijojo. Uramutse ukeneye ubufasha bwo gukorerwa application cyangwa gutunganyirizwa amafoto n'ibindi bitandukanye, ushobora kutwandikira kuri WhatsApp number iboneka muri description, noneho tukaza kugufasha gutunganya ibintu byawe, kwitegura green card. Iratangira kuri uyu wa 3 ku itariki 4 z'ukwezi kwa 10 2023, bikazarangira ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11 2023. Ugasigara utegereje amahirwe yawe, ukareba ko ibintu byose bishobora kugenda neza. Amasiberi cafe, amapapeteri, serivisi z'irembo n'ibindi bigo bitanga serivisi bishobora kuba bikeneye abantu babafasha mu kubakorera amafoto ya green card bafasha abakiriya babo, turahabaye. Utwandikira kuri WhatsApp igaragara muri description, noneho tukagufasha kuba twaganira, tukakwereka ibisabwa n'ibituma ifoto y'umukiriya wawe igenda neza kandi ikaba yujuje ibisabwa. Nawe ubwawe ubyikorera, ntugire ikibazo kuko turahabaye. Niba ushaka kwa applyinga cyangwa gusaba green card, kandi ukumva ko ukeneye gufashwa n'ikipe yacu yo muri Mbijojo Data Technology Edit, hano Mbijojo nka director cyangwa nk'umukozi ushinzwe kwakira abakiriya, ndahabaye rwose.
umutima mwiza, kwakirana urugwiro, nibyo bituranga. Ni karibu rwose kuri WhatsApp yacu nk'uko muri busange kuri description. Ntibagirwe nawe ushaka gukanda subscribe kugira ngo inkuru zose cyangwa ibiganiro n'inama n'izindi gahunda zica kuri YouTube channel yacu ntibizagucike. Ushobora gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu, kandi ntibe gukanda inzogera yimenyekanisha kugira ngo inkuru yose dukizeho igi kugeraho ku gihe. Kandi uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ushobora kubyandika muri comment, bikazadufasha igihe kizaza. Mukomeze mugire ibihe byiza. Yari Mbicoco, naho ubutaha. Abantu bategereje ibintu bijyanye na green card y'uyu mwaka yitwa DV 2025. Hano hari amabwiriza cyangwa instruction zamaze gusohoka zizagenga iyi application cyangwa ubu busabe cyangwa uyu mukino wa green card uyu mwaka. Hano hari benshi cyane batazi green card niki, kujya nibura bamenye green card icyo ari cyo. Ubundi green card ni visa ikwemerera kuba muri Amerika, ariko igakinwa buri mwaka, igatoranya abantu 55 ku isi bagendeye ku bantu bakinnye bose. Rero iyi visa ikinwa n'ibihugu bifite abaturage bake cyangwa ubucucike bukeya bw'abimukira mu gihugu cya Amerika. N'u Rwanda rero tuba muri ibyo bihugu byemerewe gukina green card. Izi instruction mgiye kubasomera zaturutse muri US Kansara cyangwa US Department of Immigration, niho basohora ibi bijyanye na green card visa cyangwa immigration visa program. Okay, hano rero nkuko mubibona kuri paragraph ya kabiri, yo umwapplicant abaye selected muri no program cyangwa ahiswemo cyangwa bamutoranyije, nuko abahuje ibisabwa kugira ngo applying green card, cyane cyane amashuri, experience, ifoto yasabwe n'imyirondoro yarujwe neza. Noneho iyi Department of State determininga ababa selected cyangwa ababa selected cyangwa abatoranywa hakoresheje computer drawing cyangwa icyo twita randomized computer drawing cyangwa uburyo bwa mudasobwa bwifashishwa mu gutoranya abantu. Ni ibintu nyine bimeze nk'umukino nk'uko mubizi babyita loto cyangwa lottery, ni tombora. Nkuko nagiye mbivuga nyine Department ya Amerika niyo itanga ino visa igendeye ku ma region atandukanye yo muri Amerika. Nuvuga ngo hari ibihugu bimwe na bimwe biba bitemerewe kuba byakina green card mu myaka imwe n'imwe, bikavamo bitewe nuko byamaze kugira aba migrant cyangwa abimukira benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo niyo paragraph ya gatatu. Paragraph ngiyeho ko ni paragraph igaragaza bya bihugu biri eligible mu gukora migration n'ibihugu biri ni eligible. Hano hari native abo mu bihugu bikurikira bari not eligible to apply kubera ko bafite abarenga 50 baba cyangwa babaye migrated muri Amerika. Ibyo harimo Bangladesh, harimo Brazil, harimo Canada, harimo People Republic of China, harimo abantu muri mainland and Hong Kong. Bano bantu ntabwo bemerewe ku applying nyine green card. Colombia, Dominican Republic, El Salvador, Haiti, Honduras, India, Jamaica, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, Republic of Korea cyangwa muri South Korea, Venezuela and Vietnam. Ibi bihugu nsomye ahangaha ntago byemerewe kuba byakina green card. China rero hajemo Macau, Sala na Taiwan are eligible. Mwibuke ko muri China baje muri mainland and Hong Kong, ariko Macau, Sala na Taiwan bemerewe gukora application ya green card. Ubu rero yuzi ko uva muri bino bihugu bikurikira uri ufite nationality ya bino bihugu ntabwo wemerewe kwa applying green card, ariko ushobora kuba ufite two nationality, hari ya nationality yo muri cya gihugu cyemerewe n'igihugu kitemerewe, icyo gihe ugerageza gukina green card. Dukomeje rero n'ibijyanye na green card, ndakomeza mbasomera eligible criteria. Ikintu cya mbere kibanzirizwaho cya criteria ya mbere nuko ugaragara muri bya bihugu byemerewe gukina, mbese tuvanyemo bya bihugu tubonye hejuru bitemerewe gukina green card. U Rwanda rero eligible ku rwemerewe gukina green card. Hano hari point ya mbere mu bijyanye na country. Iyo spouse wawe, spouse ni umufasha, ari native muri country ziri rate cyangwa zemerewe gukina green card, mbese zifite low rate of migrant in state of America, cyangwa abantu bakeya cyangwa impunzi nkeya ziba muri Amerika, icyo gihe nimba ari byo wowe wemerewe gukina green card
kubera ko umufasha wawe ari mu bya bihugu bifite abantu bakeya batuye muri Amerika. Turi kumwe? Nimba igihugu cyawe kitari native mu kuba kitari mu bihugu byemerewe gukina green card cyangwa bifite low rate ya migrant in state of America, ariko ababyeyi bawe cyangwa aho bavukiye bakaba bari mu bya bihugu byemerewe gukina green card, aho wemerewe kuba wakina green card ugendeye ko icyo gihugu ari cyo ababyeyi bawe bavukiyemo, kikaba cyo cyemerewe gukina. Urugero, nimba twaje hejuru ikaturejeho gatoya tukabona ibihugu biri hano hejuru, wenda wowe uri umwana wenda wa Ezekiel, ariko Ezekiel akaba ataravukiye Brazil, wowe uri umuturage wa Brazil, uri nyine witwa umunya Brazil, ariko Ezekiel we ntabwo yavukiye Brazil, yavukiye nko mu Rwanda, kandi u Rwanda rwemerewe gukina green card. Wowe mwana wemerewe gukina green card ugendeye kuki? Ku babyeyi bawe, kubera ko bavukiye muri cya gihugu cyemerewe gukina green card gifite low rate ya migration. Requirement ya kabiri, ubundi minimum requirement ya education ni ukuba nibura ufite high school cyangwa ufite imyaka 2 ya experience. High school yo bayivuga haba harimo na technical schools, fa kuba warize imyaka 12 y'amashuri yisumbuye hamwe na primaire, uvuga ngo kuva primary kugera senior 6 haba harimo imyaka 12, niwe bita ko yarangije high school. Noneho cyangwa ukaba ufite 2 years of experience. Hano murabona oru, iyo bavuze ijambo oru baba bavuze ngo cyangwa, ntago riba rivuze ko byose ugomba kubigira, kimwe muri cyo ubu cyemerewe. Ushobora kuba ufite high school cyangwa ukaba ufite imyaka 2 ya experience muri cyangwa ufite trainings zigufasha mu mirimo itandukanye. Aha ni ukwirinda kuba batwara imburamukoro cyangwa umuntu udafite ikizamarira Amerika, niyo mpamvu iyi requirement bayongeyemo. Uvuga ngo kujya gukora application, tumaze kubona iya mbere ni ukuba uri umunyagihugu ibihugu byemerewe gukina green card biri eligible, cyangwa umubyeyi wawe ariho yavukiye mu cyo gihugu, cyangwa wowe ukaba ufite umufasha atuye muri cya gihugu cyemerewe gukora application kuri green card. Icyo ni icya mbere cya eligible country. Icya kabiri ni requirement ijyanye na education cyangwa na experience. Ugomba kuba nibura ufite amashuri 12 cyangwa high school, ikindi nibura wabura ayo mashuri ukaba ufite experience y'imyaka 2. Twakomeje tumanuke entry period, igihe cyangwa application izabera. Ubwo mwumvishe requirement ko zijyanye n'amashuri n'igihugu ugomba kuba wagize ute waravukiyemo, nimba kiri eligible cyangwa igihugu cyawe bwite. Applicant baza applyinga iyi Development 2025 program cyangwa ino green card tugiye gukora application izatangira muri ukwezi, izatangira saa 6 PM nunu saa nimugoroba Easter Daylight ku itariki 4 October, hazaba ari kuwa gatatu kuri GMT, hazaba ari saa 6 z'umugoroba zuzuye. Urumva nicyo twita 6 z'ijoro twebwe turi kumwe. Noneho irangire saa 6 nanone za nijoro ku itariki 7, ndumva ariho dufite z'ukwezi kwa 11. Reka manuke. Okay, ku itariki 7 hazaba ari kuwa 2 z'ukwa 11 isaa 6 z'ijoro 2023 nibwo application izarangira. Aha tuyitondere, vuga ngo saa 6 z'ijoro nibwo application itangira, izatangira kuri 4 z'ukwezi kwa 11 2023, irangiye ku itariki 7 z'ukwa 11 2023. Ubwo ni mu kwa 10 uku kwezi nejo buri kuwa gatatu 2023, irangiye mu kwa 11 kuri 7. Okay, wowe nugategereze ko haza icyumweru cya nyuma cya registration cyangwa icyumweru tuzasorezamo, ubwo ni iki cyumweru cyo mu itariki 7 z'ukwezi kwa 11, kuko website ishobora kugira ikibazo. Ntago ari uvuga ngo umuntu waparenze inyuma ntagira amahirwe, ahubwo ushobora kugira ikibazo cyo kugenda nabi kwa website. Imwe njya mbabwira turi kwa applyinga ama scholarship amwe namwe, hari cyangwa izindi applications zitandukanye cyangwa akazi, hari igihe urindira deadline, ku munsi wa deadline system igahita itangira kugenda gakeya izikibana ariko mu minsi ya mbere wabikora kugira ngo wirinde icyo gihe cyo gukererwa ugasanga kurwana n'iminsi ya nyuma system imeze nabi. Nta muntu ujya wapplyinga inyuma cyangwa ngo uzavuge ngo uzapplyinga ngo ku rupapuro, ntabwo byemewe.
ibyo amategeko yemera ni umuntu wenyine wapurayinze igihe cya application cyangwa ubu igihe twari turi gusaba meetinga za data zacu. Ya tariki nababwiye itariki enye z'ukwezi kwa 10/23 kugeza ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11 2023. Okay. Department ya State of America ifite technology yo kuba yadetectinga multiple entry cyangwa abantu basabumitinze inshuro ebyiri. Njyewe ngiye kwa applyinga ndasabumitinze ndongera ndasabumitinze. Ibi dukunda kubabwira ko nimba urugero muduhisemo nkatwe muri Mbijojo mukavuga ati ari mba rimwe muzadufasha kwa applyinga, wijarajara ngo uve ngo urashaka undi muntu wamaze kumpa ifoto ndayimejaringa ndeba ko yujuje ibisabwa ndayemeza imyirondoro nemera ko ngiye kuza gukorera uramutse ushatse undi, njyewe ndangije ndakomeza ndakwa applyingira. Niyo muntu wenda wasanga ari kudreringa time ushaka kwihuta cyane, ni mu biganireho aguha kane katazagukorera uhitemo gukoresha ahandi, ariko ntukoresha ahandi mbere yuko abiguhakanira. Uko ashobora no gukorera ubugome yabona wanze kumwishyura amafaranga ya service waramaze no kumuha ibisabwa akaba nabwo yasabumitinga. Kandi hano barakubwira ko submission of more than one entry for a person will disqualify all entries for that person. Submission cyangwa ubusabe bwoherejwe kabiri ku muntu umwe butuma byose biteshwa agaciro. Bivuze ngo submission iba rimwe gusa. Uzamaking sure yuko submission wayikoze, yumaze gukora submission wakira karetas kariho confirmation number, ari nayo twebwe turi gukorera abakiriya tubahereza kugira ngo igihe selection z'abazabaye bazayikoresha bareba amaresulta yabo. Twagiye sibyo mu kujye gakeya ntabwo bitinda, gusa biragufasha kumenya green card icyo ari cyo nuko ikorwa, kuko iyi muri kubona requirement cya instruction za DV Rotary nizo dukurikiza imyaka yose. Hano hari completing your electronic entry for DV 2025 program. Submit your electronic diversity visa entry form. Nuvuga ngo kugira ngo wohereze ubusabe bwawe hakoreshwa iyi website gusa mubona. Ushobora kuyikandaho gatoya mukareba. Abantu bazi ibintu by'amaweb cyane barabyumva. dvprogram.state.gov. Iyi ni website yonyine ya green card ya nyayo, kuko habaho amaweb menshi n'ay'indyogo akwishyuza amafaranga agira ate, ariko website ya United of State yonyine muri gukinaho green card ni iyi dvprogram.state.gov. ni izabiri acting ku itariki enye sata z'ijoro z'ukwezi kwa 10. Ubu rero iri kwa actinga mu bantu bari kureba resulta z'abakinnye DV Rotary 2023 na 2024. Rero iyo entry cyangwa ibyo wujujemo bituzuye ntabwo byakirwa. Mbese igihe uri gusabumitinga akagira ibyo simbuka ntabwo submission yawe yakirwa. Nta cost cyangwa ubwishyu bubaho igihe uri gusabumitinga iyi DV Rotary. Turi kumwe. Uretse aya mafaranga tubishyuza nk'amasiberi cafe twita ngo na internet na y'ubukode na amafaranga dukorera, ariko nta application fees ibaho, habaho service fees bitewe nuko wasabye service umuntu. Bivuze ngo nawe ubyishoboreye wabyikorera for free. Ayo 5 babaca, ayo 7, ayo 10, ayo 3, ayo 2 na ya service ntagara amafaranga ya green card. No, mwibwe ko green card Rotary it's a free submission. Gusabumitinga ni ubuntu. Rero iyi ikabikunda gukora cyane kuri Internet Explorer 8 kuzamura, kuko hari igihe uzajya ukoresha nk'ama Andy browser zikabyanga, ariko Explorer ntagikunda kugwa hasi cyane. Abantu bakoresha rero Windows 10, Windows 11 n'izindi Windows ziri high, hari igihe Explorer basanga itarimo, kuko akeshi abantu muri Windows 8 na Windows 7 niyo bakunda guhura na Explorer cyane. Ariko n'abantu batazi kwestara Explorer muri Windows 10 na 11 bisaba ko iriya Windows Edge imanzi kahagarara kugira ngo Explorer iraninge, kuko Windows Edge iraninga muri desktop cyangwa laptop yawe ntago yemerera Explorer kuraninga. Turi kumwe. We strongly encourage you to complete interform yourself without a visa consultant, visa agent or other person who offer to help. Hano Amerika yo igukangurira ko wowe wakwiye kubyikorera. Byakabaye byiza ko nta mukonsilita, nta mu agent, nta ndundi muntu wagufasha kuzuza green card visa Rotary. Twebwe rero kubera ko hano mu gihugu iwacu abantu benshi cyane baba bataratera imbere cyane ibintu byo koresha internet, kubona ibikoresho bihambaye, kubona amatelefone n'ibindi bitandukanye. Biriya bihugu by'Iburayi byinshi cyane buri rugo rugira laptop, buri rugo rugira internet, kuko na apartment umuntu akodesha idafite internet.
rero hano mu Rwanda akenshi nkatwe dufasha abantu kubera ko sometime aba atazi kubyikorera, sometime nta mwanya afite, sometime nta bikoresho afite, sometime nta internet afite, ariko iyo ushoboye kubyikorera urabyikorera kabisa. Ushobora kujya muri studio bakagufotora ifoto, bamara kuyigufotora bakayigukorera uko ikwiye gukorwa, ukajya gukora application, cyangwa natwe ukaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukatwandikira kuri email ukatubwira ati mbi Jojo mwamfashe gukata ino foto ko ngiye nzigerageza kwikorera application, warangiza ifoto nge nkayigukatira nkagucaho kugukata ifoto gusa, warangiza ibindi ukabyikorera. Ariko wakumva none ushobora kubona nta mwanya uri bubone cyangwa utabyumva neza, nabwo ukatwitabaza. Nkatwe muri Mbijojo rwose niba ari ikintu twitaho ni ukugerageza kuba abantu dukorera amaservice, haba mu scholarship, haba akazi, haba ibya green card, gushyiramo ukuri no kwita ku bintu byabo kugira ngo ubutaha tuzabone n'abandi. Mwibuke ko mu kazi yari business, abari business, ntago wakifuza gukora nabi kandi uzi ko nyuma yaho uzunguka abakiriya benshi mu gihe bazaba barashimye serivisi zawe. Ntimuzagire ikibazo rero abantu tuzakorana ngo muvuge ngo wenda kuko ntabyikoreye ntago namenya neza ko yabinkoreye neza. Don't worry, don't panic, turi hano ku bwanyu. Uzagira ikibazo rwose ashobora kutwitabaza akavuga ati wamfashije njye ukankorera ko ngiye mbona byanze, nta kibazo, cyangwa ukambwira uyu munsi ati ngiye mbigushize mu maboko uzabingeragereze. Don't worry, tuhari ku bwanyu kandi business zacu zizamuka kubera ko muba muhari, turi kumwe. Aha rero ni ikijyanye nicyo cyo kwa applying cyo gusaba meeting ubusabe, niho bavugaga ati umuntu ashobora guca amafaranga y'umurengera, amafaranga ahambaye, ariko ndakeka abantu benshi cyane tuba turi hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 10 bitewe naho umuntu atangira serivisi. Mwibuke ko arana ya serivisi biterwa n'inzu umuntu akodesha, biterwa n'umuntu anatuye, biterwa byinshi cyane bitandukanye bituma service fees zitandukana uko abantu baka amafaranga. Ikindi ama email yanyu mukoresha igihe mu applyinga mugomba kuba muzi neza akakora cyane cyangwa ari active, nta kibazo afite, ko ayo email nyuma yuko mumaze kubona ibisubizo niho hatangira gukorerwa indi mirimo. Ibisubizo biza muri systeme ukinjiramo ukabireba, ariko yo ibisubizo bimaze kuboneka mu matsinda green card, iyo email niyizaho andi matangazo akureba. Twihuta cyane, iyo umaze gusaba meeting ubusabe bwawe ubona ikintu bita confirmation code. Icyo rero twebwe iyo twakoreye umuntu application ya green card ni document tumuha, tuyikora print cyangwa download, tukayisavinga mu mafolders yiwe arimo amafoto ye n'izindi information yaduhaye. Noneho uwo mukiriya wacu tukayimugezaho, tukamubwira no kwibika neza, tukanamushyira kuri email ye kugira ngo igihe green card izasohokera result azayibone, arebe ya code yiwe, bimufashe kumenya nimba yatsinze green card cyangwa nimba atagize ayo mahirwe. Hano rero hari ibisabwa kugira ngo umuntu yapplying green card. Hano hari name, last name or family name, first name and middle name, exactly as appear on your passport. Ni ukuvuga ngo mwe nimuzarebe ngo murebye indangamuntu, hano mfite passport, I don't know where it is, I can check aho passport yanjye iri, ariko passport yego nayibonye. Passport yanjye yanditseho Mbishimiyimana Jonas, bivuze ngo first name ni Mbishimiyimana, the last name ni Jonas. Ariko hari abandi bafite wenda nka passport cyangwa ID yabo yanditseho Joel Irakiza, habanza Joel Irakiza kaza nyuma, bivuze ngo first name it's a Joel, the last name it's a Irakiza. Even on passport haza bari appear cyangwa hagaragaraho ya mazina uko atondetse. Niyo mpamvu kubwiye ngo name appears on your passport. If you have a passport, for example, if your passport show only your first name and the last name, please list your last name, family name and the first name. Do not include a middle name unless it is included on your passport. Mu gihe nta yiriho kuri passport yawe, nta middle name muri passport yawe, unugera ahantu handitse havuze ngo no middle name, hituwa klika wandikeho iryo ryonyine. Nimba ufite izina rimwe urishyira kuri first name, ahandi middle ugatikinga ko ntayo ufite no middle name, na last name ukandika ko no last name, ugasubmitting. Ibi rero bigufasha ko igihe ugiye muri interview, kuko nibwo ujyana ibyangombwa byawe bya hadi, ubundi aba ari ukuzuza imyirondoro gusa, nta cyangombwa na kimwe bagutuma ngo ukishyiremo, ahubwo ugiye muri interview bakabona amazina watanze ari different cyangwa akoze opposite nari ku byangombwa, icyo gihe nyine ushobora guhita utakaza amahirwe yawe. Turi kumwe. Niba ufite izina rimwe, you must enter in last name cyangwa last family name field.
nimba ufite izina rimwe ryonyine, cyane cyane ku marangamuntu yacu niko biba bimeze. Abantu bafite izina rimwe mujye murishyira kuri last name, mutikinge kuri first name ko nta no first name no kuri no middle name, none izina murishyire he kuri last name cyangwa family name. Muri systeme yigezemo niho ubibona neza kuba bipanze first name, last name, middle name. Akenshi bahera kuri last name bagakurikiza kuri middle name bagakurikizaho first name. Uko systeme izaba ibyandika rero uko passport yawe ibipanze niko ugomba kubitondeka. Ariko yo izina rimwe ryonyine riri kuri passport cyangwa kuri ID yawe urishyira ahantu hafi family name or last name, yari rimwe ryonyine ufite he kuri passport. Ukibuka gender ni igitsina, nimba ari male ni igihe uri umugabo, nimba uri female ni igihe uri igitsina gore. Birth date ukibuka ko tubanza itariki, day, month, ukwezi na year, umwaka. City where you were born. Hano rero city aho wavukiye, hano mu Rwanda nta migi tugira, ahubwo dukoresha uturere. Mu byumve, hano mu Rwanda nta migi tugira, ntabwo turi state ngo tugira ama state n'imigi, tugira imigi y'uturere. Nivuga ngo iyo bakubwiye ngo city where you were born, ushyiramo urugero Nyamasheke, Bugesera, Musanze, Muhanga, Rubavu n'uturere dushyiramo. The 5-1 country where you have born ni izina ry'igihugu wagize ute wavukiyemo. Turi kumwe, use the name of the country currently used for the place where you were born. No ku passport yanyu haba handitseho igihugu wavukiyemo. Mu bafite ama passport, abadafite passport ku ma ID yanyu muzi ama ID mutunze igihugu kigaragaraho. Hari abantu bafite ama ID nyine bakavuga ngo ngiye ngo handitse mu karere ngo ka Musanze ngo kandi ngo ngiye navukiye ngo Bugesera niho navukiye ku Musanze niho nafata indangamuntu. By now ibyo byo kuvuga ngo ni kukeka cyangwa niho waruze, fata ibiri ku byangombwa byawe direct. Aka gatandatu ni country eligibility for DV program. Niba ko nababwiye ko dufite ibihugu biri ni eligible bitemere gukora green card. Hano rero ku bino bihugu biri eligible will normally the same as your country of birth. Nuvuga ngo yo igihugu cyawe gihuje n'icyo wavukiyemo nicyo wemeza kuzi neza ko cyemerewe green card. Urugero, nge Jonas ndi umunyarwanda ndashaka kwa applyinga, barambwiye ngo wavukiye mu kihe gihugu, u Rwanda. Barambaje ngo igihugu kiri eligible kisa n'icyo wavukiyemo cyane kuko u Rwanda ruri eligible. Your country is not related to where you live or your nationality if it is different from your country of birth. Nimba igihugu cyawe gitandukanye n'icyo wavukiyemo nabwo uratikinga. If you were born in a country that is not eligible, please, nimba uzi neza ko wavukiye mu gihugu kitari eligible, ni bya bindi navuze hejuru, aho ni wemerewe gukina green card. Kereka uje bimwe nababwiye kuba mudamu wawe cyangwa umugabo wawe yaravukiye mu gihugu cyemerewe cyangwa ababyeyi bawe baravukiye mu gihugu cyemerewe. Sibyo twagiye. Number 7, into the program photography. Photography ni ya foto rero. Hano hantu ni abantu benshi cyane bikunda kubagora cyane, bakabaza ngo iyi foto ubundi ngo abantu birwa bavuga ngo iyi foto iragoye. Iyi foto ni bwoko ki? Iyi foto rero nituyizaho gatoya, hano hari aka image mfitemo, turayizaho gatoya tuvivweho ibintu bitari byinshi. Ifoto igomba gutanga ni ifoto yujuje ibisabwa nkuko amabwiriza green card abitegeka. Iyi foto hano hari requirement z'ifoto ya green card cyangwa ibintu bigomba kuba biranga ifoto ya green card. Passport ubundi ifoto ya nyayo igomba kuba iri kuri white background kandi ikaba ifite inchi ya 2x2 nkuko mubibona hano, 2 butambike 2 buhagarike. Ikaba yarafoto mu gihe gitoya, mbese ashize igihe gitoya ifotowe amezi 6. Ikaba iri muri kara, mbese atari ifoto iri black. Tukaza hano ikaba iri kuri white cyangwa ku gitambaro cy'umweru cyangwa background y'umweru. Nta muntu wemere gufata passport akoresha selfie ntabwo yemewe. No selfie cyangwa filter zemewe, bwa buntu mujya mwongeraho ku mazuru na hehe. Nubanga ifoto yemewe ibikurikije ibyo bintu byo hejuru. Nubanga ngo ni 2x2 inch. Abantu bazi gukata amafoto barabizi. Ni ifoto ifashwe mu gihe tarenze amezi 6 kandi ni ifoto iri muri kara cyangwa umuntu nyine agaragara byayo biri kara kandi kabifatiye kuri white background cyo ku gitambaro cy'umweru. Iyi niyo foto yemerewe muri green card. Ikindi iyo foto igomba kuba itarengeje kilobyte 200. Hano niho twari tugeze kubijyanye n'iki ni foto.
iyi foto rero nkuko babivuga, uh, intimate photograph, recent photograph taken with the 6 month of yourself, your spouse and all your derivative children. Uvuga ngo ni wowe, umugore wawe cyangwa umugabo wawe n'abana bawe bose batarengeje imyaka ingahe? 21. For your composal and the technical specification, you do not need to include photograph for spouse or children who is already a US citizen. Uvuga ngo nimba ufite umugore cyangwa abana bakaba muri Amerika, ntago wemerewe kubashyiraho kuri green card. Mu byumve, green card iri kuyapurayinga ushyiraho umugabo wawe n'umugore wawe n'abana bawe, ariko igihe abana bawe banditswe nk'abanyamerika, mbese bagiye nka mbere yawe, ntago uremere kubashyira ho muri application yawe ngo bashyiraho n'amafoto yabo. Digital entry photograph must meet the same stand. Hari standards za US visa photo azimwe narimaze kubabwira nyine, 2 kuri 2 inch, 2 kuri 2 inch, kandi ikaba igaragara neza, ikaba ifite iri kuri background y'umweru, utambaye iki, utambaye glasses, utambaye ingofero, utambaye igitambaro, utiriye selfie n'ibindi bitandukanye. Ugomba kugenda bakagufotora muri studio. Uvuga ngo uhagera ku gitambaro cy'umweru akagufata ifoto ifashe neza, bakayikata kuri za size zikwiriye, ifite standard zikwiye. Nigo nkaho nababwiye ngo nimba utazi ukatira foto uri studio runaka, nawe ushobora gufata ikiraka abo bantu ukabafotora, ukajya utworeza amafoto tukagufasha kuyakata, tukayagusubiza ukabafasha gukora application, nta kibazo rwose. Details ibijyanye na contact n'ibindi bisanzwe by'iwacu murabisanga muri description, ku buryo bibafasha ku accessinga information mukeneye kutubaza. Tumanutse neza hano hasi tugira ikintu bita mail address. Ikintu banukunda kukibaza cyane, ushobora kuhataruka cyangwa ukahandika, nta kibazo rwose. Hano ni ibintu wandikamo bijyanye n'ahantu ubarizwa. Ushobora gushyiramo akarere kawe, sibyo, igihugu cyawe cye, province yawe, ariko niba ushaka kubyandikira icyarimwe ukandika wenda urugero Bugesera East Rwanda, warangiza ukimukomereza. Post code, zip code mu Rwanda ntabwo tuzigira, utigana wanditse I don't know zip code, I don't know post code, nta kibazo, ukahita wikomereza. Tugakomeza country where you arrive today, ni igihugu ubamo uyu munsi, nicyo uselectinga. Uyu munsi ngewe mba mu Rwanda. Phone number ushyiramo bishaka, ariko email yo ni itegeko. 11 ikubwira email, 10 ni phone number. 11 rero kuri email ushyiramo email ikora neza, kuko iyo email izagufasha igihe uzaba bamaze kuba selected muri green card. Niyo wibagiwe iriya code yawe muri forget cyangwa kuri coveringa password, biragufasha use email yawe wakoresheje kandi ikora neza. 12 niho bakubaza highest education level ufite cyangwa amashuri wize. Hano hari primary only, uyu ntabwo yemerewe kwa applyinga nko mubizi. Hari some high school, ntabwo byemere kwa applyinga. Hari no diploma, ntabwo wemerewe kwa applyinga. Nubihitamo nyine umenye kubwo uri not eligible nyine. High school diploma uri eligible kwa applyinga. Vocational schools wemerewe kwa applyinga. Some university courses wemerewe kwa applyinga. University degree wemerewe kwa applyinga. Some graduate level courses wemerewe kwa applyinga. Some masters degree wemerewe kwa applyinga. Some doctorate level course wemerewe kwa applyinga. Doctorate wemerewe kwa applyinga. Nuvuga ngo iyo ufite ibi bintu mvuze hano, hari ibyo wemerewe kwa applyinga mu guhera kuri 3 kuzamura. Munsi ya 3 urabona ko nta high school uba ufite, bivuze ngo ya eligibility criteria uba utayujuje. 13 currently marital status, ni ukuvuga ngo hari married, hari unmarried, hari na married and my spouse is not US citizen. Ubundi iyo ufite umugabo cyangwa umugore wawe ataba muri Amerika, wandika not US citizen. Ariko married, ariko umugore wawe ari umunyamerika, nabwo uhitamo iriya. Iyo watandukanye n'uwo mwashakanye ni iriya 5. Yo uri legal separated niyo twita divorce, ni iriya ushyiramo. Warangiza ugashyiramo enter the name, date of birth, gender, city, town of birth and count of birth of your spouse. Wita wandika amazina, imyaka, aho yavukiye n'ifoto y'uwo mwashakanye. Ya foto nayo igomba kuba za standard. Fail to list your eligibility spouse or listing someone who is not your spouse
may make an eligible DV principal applicant and your spouse and children eligible derivative applicants. Nubyuzuza nabi iby'abafasha bawe cyangwa abana bawe bizatuma ubwabo amahirwe yabo yo kuba bagendana nawe cyangwa bitwa bawe atakara. Hano nibutsa abantu baba bafite imiryango yabo batumvikana, hari umuntu watandukanye n'umugabo we cyangwa n'umugore we ariko bagatandukana amategeko atarabijyamo ngo bitwe ko bari divorce. Uyu muntu ari kwibaza uyu munota ati se nzakina green card kandi umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye atemera kuyikina. Rwose ibyiza nuko mwabyumvikana mwese mukabisaba, kuko ni mugera igihe cya interview mutaraba divorce n'ubundi ya green card wagize amahirwe ukayitsindira izapfa ubusa. Ariko mwemeye mugakinana mwembi nawe agakina nubwo mutamubana, muramutse mutombowe mushobora guhitamo kujyana mukiyunga cyangwa mukajyana umwe akajya ukwe n'undi akajya ukwe, cyangwa mukagenda muri separated, umwe akagenda mbere undi akazaza nyuma, cyangwa umwe agasiga undi akigendera. Nibura muri interview sobanura uko byagenze ko mwabaye divorce nyuma. Ariko ntabwo wavuga muri interview ngo wari divorce kandi waraprayinze uri mariye kandi uzazana icyangombwa cya divorce kigaragaza ko divorce ibaye vuba. Waprayinze uri mariye, wakaprayinga rero uyu munsi ugaragaza kuri mariye, ukaninginga uwawe akazana ifoto ukayikoresha muri green card. Hano rero bakubaza umubare w'abana, hano bakubaza umubare w'abana ufite, ariko abo bana uvuga ukuramo umwana urengeje imyaka 21, ntabwo mushyira mu mibare y'abana ufite. Uvuga ngo niba ufite abana 5, babiri banyije 21 wandika ko ufite abana 3, babandi ntubashyira muri ya mibare y'ababana ufite. Warangiza rero ugahita wuzuzamo buri mwana na amazina yiwe, na myaka yiwe, ni igihe yavukiye, ni ya foto yiwe, naho yavukiye, nahatuye. Warangiza ukagira ute ugasabumitinga bya bindi byose baguhaye. Kuko hari n'abantu baba bana bawe waradobuse ariko mutarabyaranye n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe, nabo bemereye ko bagomba kujya kuri green card. Ariko urengeje 21 we niwe wenyine utagaragara kuri green card yawe nk'umubyeyi. Turi kumwe. Married children who are already age 21st or older when you submit your entry are not eligible for DV program. Umwana urengeje imyaka 21 ntabwo yemerewe gukorana nawe application. We akora iyiwe application ku giti cye. Bibibutse ko umuntu ufite imyaka 21 ntabwo yemerewe gukinana nawe green card, we mubyeyi wamubyaye. Children who is already US citizen when you submit your DV will not require. Uwo nawe ntumushyira kuri ya mibare y'abana bawe mu gihe uwo mwana wawe afite ubwene gihugu cyangwa yagiye gutura muri Amerika. Fail, yunaniwe gushyiraho abana bawe nkuko ku mugore cyangwa ku mugabo byabaye, ntubashyireho bose, nabo bibatesha amahirwe yabo igihe wagize amahirwe ugatsinda green card. Dukomeze. Uretse kuba byabuze amahirwe, urumva ntabwo uzagaragaza ko ufite abana 5, ugaragaza ko ufite 2 gusa, n'ubundi interview izagutsinda witahire. Muri interview ya green card nta kindi kintu bakubazamo, ni ukugaragaza ibimenyetso bigaragaza ibyo wavuze muri application. Selection entry cyangwa uburyo bwa selection, uburyo selection ibamo. Ubwo tugiye muri selection kuko turangije application. Based on allocation of available visa in each region and country, the Department of State will randomly select individually by computer from among qualified entries. Bivuga ngo bagendeye ku gihe bafite, abantu bose bakinnye mu bihugu biri eligible kandi abantu bose bujuje ibisabwa ba applying, nibwo bahabwa computer igakina igendeye ku bantu bose bari qualified. All DV 2025 entry must go to the entry status check using the unique confirmation number. Ya confirmation number nababwiye yo turi kwa applying duha abakiriya cyangwa n'umuntu ubwe yari kwikorera yakira yamaze gusabumitinga, azayikoresha a checking aciye kuri ya link guhera ku itariki 9 z'ukwezi kwa 5 2024 kugeza ku itariki 30 2025. Uko nababwiye ngo impamvu bita DV 2025 nuko iyi green card bagiye kwa applying ubu izasohoka mu 2024 kwa 5, ariko itagaciro mu kwa 9 2025. Uvuga izasohoka 2024 mu kwa 5, ariko itagaciro 2025 ukwezi kwa 9. Nkuko mubibona hano niko selection iteye. Okay, muri hangana birafata amakanya gato ariko katari kanini cyane. Izi ni page zitari nyinshi kandi zitari na nkeya, ariko gake gake turazicamo.
If your entry is selected, iyo wabaye selected ubona iyo bita confirmation page providing further instruction including confirmation about fee connected with immigration to the United States. Amafaranga ibiki byose hari iyo bita visa fee, byose bibibona igihe umaze kugira ute gucekinga result, tukabona umaze kugira ute wamaze kuba selected. Department ya Amerika yimaze kubona baselectinzwe itanga notifi cyangwa itanga imenyekanisha cyangwa ikakumenyesha igihe wabaye selected yabamaze gukora ya selection ya DV lottery. Icyo gihe nababwiye ko uyu umaze kubona result zawe uca muri system ya DV lottery check status ugashyiramo confirmation number ukaba wabona result yawe. Nta na rimwe rero bazakoreza notification kuri email yawe igaragaza ko wabaye selected, ntabwo bishoboka. Will not provide list of select, nta nubwo bazatanga list y'abantu babaye selected. Individual who have not been selected also only will notify through entry status. Kuvuga ngo abantu bose bazabaye not selected bo bose bonyine babibona mu bijyanye na check status. You are strongly encouraged to access entry status. Ugomba kubuzi kwinjiramo, nta muntu n'umwe wakwiye kukurebera nimba watsinze. Biba byiza wowe ubwawe iyo wirebeye nimba koko watsinze green card. Niyo mpamvu akenshi iyo green card isohotse abakiriya bacu tumaze kwereka umuntu bacekinga result neze amakode yabo bayibagiwe tukayabibutsa bakirebera ubwabo ibisubizo. Ejo atavuga ngo wenda wamugurishije kode wayigize ibiki wamubeshye, oya ubwo akari we wicekingira result za green card. In order to immigrate, DV select must be admissible to the United States. The DV DS260. Ubundi iyo umaze kuba selected uzuza form bita 260. Ino form yita migrant visa, ni form uzuza online ukayisubmitting. Iyi ngiyi uyuzuza igihe wagize ute, igihe wowe ubwawe watsinze green card. Iyo utayitsinze ntabwo iyi step yigeraho yo kuzuza iriya form. All selects including family members must be issued visa by September 3025. Bivuga ngo abantu bose batsinze green card ntibemereye kurenza itariki 30 z'ukwa 9 2025 bataratwara amaviza yabo. Haba ari ikibazo cy'amafaranga n'ibiki iyo bigucitse biba birangiye. Kuvuga ngo hano rero ugomba kumenya muri bya 55 baba barahaye visa, rero mugomba kurwana mukora ibishoboka byose kugira ngo iyo visa yawe watsindiye uyibone hagende ku materiel bagutumye. Nka medical check up iragurwa, nababwiye ko ikorerwa kwa dogiteri Gasasira, niwe dogiteri ucekinga abantu bagiye gukora migration. Hano bagarutse kuri ya ifoto nayo babwiye ukuntu igomba kuba imeze. Igomba kuba ekara, igomba kuba focus, igomba kuba za inch za 2x2 cyangwa ifite 30mm to 22mm. Ariko nkuko nababwiye abantu bazi gukata 2x2 inch biroroshye cyane rwose, don't worry. Niyo uri kuzuza green card rano bakwereka photo tools ushobora gukoresha. Ugomba kuba nta rineti, ugomba kuba imyenda nyine imeze nk'ama uniform, ntabwo iba yemerewe kuba wakambara uniform mu gihe ugiye gufata ya foto, uretse wenda imyenda y'idini nyine nka imwe nababwiye abisilamu. Nta ngufu bikenewe, nta bitambaro, mbese igomba kuba ari ifoto ya nyayo. Uvuga ngo nababwiye ibintu byibandaho cyane, tugomba kwambara igitambaro, ntugomba kwambara ingofero, ntugomba kwambara rineti, ntugomba kwambara imyenda y'uniforme nyine nk'umusirikare cyangwa umupolisi. Ugomba kwambara imyenda isanzwe mu gihe bagiye gufotora foto, kandi n'amatwi akaba agaragara neza, kandi ukaba uri focus. Mbese umuntu ufata ifoto igomba kuza iri straight kuri kamera. Ifoto igomba kuri muri format ya JPG, kandi ikaba itarengeje kilobyte 440 mu gihe ugiye gusaba meeting. Ikaba ifite pixels zitarenze 600 kuri 600. Hano hari agasoftware keza cyane dukoresha nimugire ikibazo mu gukata, ukibuka kari inchi ya 2 kuri 2. Kandi abantu mukoresha amafoto asikanye, cyangwa iyo bavuga amafoto asikanye ni kuri ufata passport yawe ukongera ukayisikana muri printer. Igomba kugerageza nimba resolution y'iyo foto itagomba kujya munsi ya 300 kuri inch cya pixel ya 12. Ariko si byiza gukoresha amafoto asikanye, ni byiza ko bagufotora ifoto yawe bwite nziza nshyashya mupya igaragara kandi yujuje ibisabwa. Ibi ni bijyanye n'amafoto
kandi bagomba kugufotorera ku gitambaro cy'umweru. Aha ni ibibazo bibaza byinshi twagiye tubivugaho, ntabwo mbitindaho mbisubiremo cyane. Ngomeze nifuriza amahirwe masa abantu bose bazagerageza amahirwe uyu mwaka ya green card, kandi ntibumve ko igihe cyose ukoze green card umwaka uvuga ngo umwaka utanza selecting. Ushobora no kuyikina imyaka irenga 20 ukaba selected ku mwaka wa 30. Ikindi kintu, abantu mufotora amafoto ya green card rwose mujye mwibanda cyane kuri ibyo bintu. Nta ngofero, nta rineti, nta gitambaro mu mutwe, uretse imyenda yonyine y'idini nka Kisilamu. Iyo myenda niyo nyine ishobora gufotoranwa uwo muntu ugiye gufotora iyo foto. Turabyumvikana. Abana ugerageza nyine ukabashyira ku gitambaro cy'umweru, bo ntabwo biba birenze cyane ngo bikomere, ariko nabwo uragerageza. Ababyeyi bo nk'abantu bakuru cyangwa abantu barengeje imyaka nyine 18 bagiye gukora application bagomba kuba bahagaze straight. Ikindi, hari uburyo bwo kongera amahirwe ya green card, umugabo agakina n'umugore agakina, aho umugabo yohereza ubusabe bwiwe agashyiraho umwana n'umugore, yarangiza n'umugore nawe agakorera ubusabe bwe agashyiraho umugabo n'abana, ku buryo umwe abaye selected atwara undi muri State of America. Abasore n'inkumi b'abasheri, sheri wawe arapplyinga, nawe ubwawe ukapplyinga, noneho sheri wawe yatombowe uba wemerewe kuba mwahita mubana byemewe n'amategeko, akazagutwara. Noneho ibyo nabyo byongera amahirwe. Uvuga ngo nimba ufite umukunzi wimubuza kwa applyinga, ahubwo mwese mwakapplyinga, ukapplyinga nawe ukapplyinga, pfa kuba yujuje mwe bisabwa twavuze, harimo amashuri 6 yisumbuye cyangwa experience. Ikindi, ya foto ikaba iri buboneke. Ikindi, akaba avuka mu gihugu cyangwa atuye mu gihugu cyemerewe gukora migration visa ya green card. Yari Mbijojo. Uramutse ukeneye ubufasha bwo gukorerwa application cyangwa gutunganyirizwa amafoto n'ibindi bitandukanye, ushobora kutwandikira kuri WhatsApp number iboneka muri description, noneho tukaza kugufasha gutunganya ibintu byawe ukitegura green card. Iratangira kuri uyu wa gatatu ku itariki 4 z'ukwezi kwa 10 2023, bikazarangira ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11 2023. Ugasigara utegereje amahirwe yawe, ukareba ko ibintu byose bishobora kugenda neza. Amasiberi cafe, amapapeteri, serivisi z'irembo n'ibindi bigo bitanga serivisi bishobora kuba bikeneye abantu babafasha mu kubakorera amafoto ya green card bafasha abakiriya babo, turahabaye. Utwandikira kuri WhatsApp igaragara muri description, noneho tukagufasha kuba twaganira, tukakwereka ibisabwa n'ibituma ifoto y'umukiriya wawe igenda neza kandi ikaba yujuje ibisabwa. Nawe ubwawe ubyikorera, ntugire ikibazo kuko turahabaye. Niba ushaka kwa applyinga cyangwa gusaba green card kandi ukumva ko ukeneye gufashwa n'ikipe yacu yo muri Mbijojo Data Technology Edit, hano Mbijojo nka director cyangwa nk'umukozi ushinzwe kwakira abakiriya, ndahabaye rwose. Umutima mwiza, kwakirana urugwiro nibyo bituranga. Ni karibu rwose kuri WhatsApp yacu kuko muri busange kuri description. Ntibagirwe nawe ushaka ukanda subscribe kugira ngo inkuru zose cyangwa ibiganiro n'inama n'izindi gahunda zica kuri YouTube channel yacu ntibizagucike. Ushaka ukanda subscribe kuri YouTube channel yacu, kandi ntiwebe gukanda inzogera yimenyekanisha kugira ngo inkuru yose dukizeho ijye kugeraho ku gihe. Kandi uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, ushobora kubyandika muri comment, bikazadufasha igihe kizaza. Mukomeze mugire ibihe byiza. Yari Mbijojo, naho ubutaha.